nizere ko mukomeje kugubwa neza ndagusuje cyane kandi nkwifurije kugubwa neza aho utwumva uherereye waba utwumva uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda reka nkwifurize ibihe byiza ari nako ngwikaze mu makuru y'imikino agezwe hano kuri Lorenzo Info nje uyabagezaho ndi Eugene Hamugisha komeza rero ugubwe neza wakanze subscribe ndetse nawe utarayikanda uyikande nonaha kugira ngo dushyizo inkuru cyangwa se ikiganiro uzajya ubona notification ikubwira ko twamaze kwa tutereka inkuru muri rusange. Nyemerero amakuru yacu y'imikino tuyahere cyangwa se dupfundikire saga cyangwa se inkuru imaze imisi itrendinga ivugisha benshi cyane cyangwa se ibinyamakuru bigiye bitandukanye amagambo agiye atandukanye ikaba rero ari inkuru y'umwanzuro cyangwa se ari inkuru yavugaga ku equipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe y'Intare. Umwanzuro hakaba hari amaze igihe kitari gito hategerejwe umwanzuro wagombaga gufatwa uvuga niba equipe ya Rayon Sport n'Intare bazakina umukino wa kimwe cya munane wo kwishura cyangwa se equipe ya Rayon Sport igaterwa mpaga nkuko Intare zabyifuzaga. Gusa murabyibuka neza ko ku munsi w'ejo mbere yuko uyu mwanzuro usohoka nari nabagejeho amakuru gusa abenshi ntago biyumvishaga niba koko ibyo nabatangaje cyangwa se ibyo nababwiraga ko biri buze gushoboka bitewe nyine n'imyumvire yabo ariko nyabuna mwabantu mwe mujye mumenya ko nta muntu cyangwa se umuntu adatangaza inkuru adafitiye fact kabisa nkuko nuri nawe basezeranije. So nari nababwiye ko impamvu Ferwafa yari yatinze gusohora umwanzuro nuko ari yategereje inama cyangwa se ijambo riri buve ibukuru nta handi mvuga ni mu nama yagombaga kuba cyangwa se yanabaye yahuzaga abayobozi ba equipe ya APR. Murabyibuka ko Katibito yari yavuze ko kugira ngo equipe ya APR ya Intare izakina na equipe ya Sport niyo bagira bate cyangwa se niyo bamufatiraho imbunda atategombaga gukina uyu mukino na equipe ya Sport kuko yavugaga ko equipe ya Sport yasezeye mu rushanwa mu gusezera ko mu rushanwa rero ndetse igomba guterwa mpaga byakurikije amategeko. Ibi nibyo Katibito afande Katibito perezida w'Intare yari yatangaje. So hanyuma rero ibi ngibi bikaba ari naryo jambo cyangwa se bikaba ari nabyo byatumye muri Ferwafa batinya gufata umwanzuro biragorana cyane bakibaza ati se niba umugabo rwose cyangwa se afande yaravuze ati nje nakwifatira niyo bamfatiraho pistori bituma rero bavuga ati ntago dushaka kwa twahenyura ibya afande tugomba kubanza tukareba ibiganiro biri buze kuva hagati y'ubuyobozi bwa equipe y'Intare ndetse na equipe ya Sport ya APR dore ko n'ubuyobozi bwa equipe ya APR yaba equipe ya APR ndetse n'Intare ni ikigo kimwe cyangwa se ni academy y'inde equipe. So rero bikaba byarasabaga kugira ngo nibura abayobozi ba equipe ya APR bafate cyangwa se baganirize Katibito bamubwire mu byukuri kuba yakwemera gaca bugufi kuko nubundi igikombe cy'amahoro usibye kuba Intare zigikina nta kure baba bateganya kugera cyangwa se ntago baba bifuza kuba ntago basohokera u Rwanda muri makereka bari ko mbyanzura muri rusange niyo baramuka batwaye iki gikombe cy'amahoro. So ubwo ibyo biganiro iyo nama ikaba yarabayeho mu equipe ya APR bikaba rero byo byanatumye ku munsi w'ejo umwanzuro utinda gusohoka uyu mwanzuro agombaga kuba mu byukuri uca impaka ku mpande zombi. So nyuma rero yuko umwanzuro usohoka nta kindi cyaje gukurikira equipe ya APR kaba ubuyobozi bwa equipe ya APR bakabwababwe bati none muce urubanza nkuko mu byumva cyangwa se uko mu bitekereza nta kino Ferwafa yatekerezaga ngira ngo murabyibuka ijya kubwira equipe ya Sport ko igomba kugaruka mu rushanwa yatekerezaga ko uri mukino ugomba kuba ndetse yanakomeza ikaba yakomeza. So nibyo byaje kuba rero equipe ya Rayon Sport igomba gukina n'Intare bikaba byamaze kuba byemezwa umwanzuro ka wamaze gusohoka ko equipe y'Intare na equipe ya Sport umwanzuro wemeza ko bazakina umukino wo kwishura ku tariki Ferwafa izabatangariza. Gusa ku ruhande rw'Intare na nuba haracyabaho icyo twakwita kwijijisha cyangwa se kugaragaza ko umwanzuro wafashwe batanawuzi cyangwa se batanawishimiye yego nibyo ariko nkuko tubikesha umuvugizi ni umunyamabanga w'equipe y'Intare akaba rero ari Gilbert cyangwa se ntabwo ari Gilbert ahubwo ni Philibert cyangwa se Philibert akaba rero yamaze kuvuga ko bataramenya niba uyu mukino bazawukina cyangwa se bazawureka birumvikana ko igihe bawureka icyakurikiro nta kindi no kubatera ferufe. So rero ubwo na n'ubu ngubu ngo ntago baramenya icyo bazakora
gusa arimo kugenda babyigaho gusa icyo ugomba kwamenya nuko umwanzuro amaze gufatwa ndetse akaba ari umwanzuro mwiza ku ekipe ya Rayon Sport yatsinze umukino ubanza Intare ibitego bibiri byose kuri kimwe ubu bakabasabwa kuba batsinda igitego kimwe cyangwa se bakabanakora doro y'ubusa ku busa hanyuma mu by'ukuri Rayon Sport ikaba yakomeza mu by'ukuri muri rusange. So ni inkuru rero abariyo bakiriye neza ndetse n'abafana b'ekipe ndetse n'ubuyobozi bw'ekipe bakaba banejejwe n'uyu mwanzuro wamaze kuba ufatwa na Ferwafa muri rusange. Twihutira dusimbuke no mu yandi makuru. Ekipe ya Kiyovu Sport nabo imyiteguro imeze neza cyane kabisa, barimo kugenda bitegura, bakaba barimo kwitegura igikombe cya shampiyona. Ubu none ngo nicyo barimo gushiramo imbaraga zikomeye cyane. Abakinnyi batangiye kwisiga amabara mu mutwe, birumvikana ni Serumogo ari wamaze kubaterekaho amatentire ndetse na Kimenyi Yves bamaze kuba bahindura imisatsi yabo. Ni muri gahunda rongo yo gutangira kwisirimura cyangwa se kwitegura kwakira iki gikombe barimo kugenda birukanko cya shampiyona, dore ko none ngo amahirwe yabo uyageranije na ekipe ya APR ayabona nka 95% mu gihe kuri ekipe ya APR ngo ari nka 90%. Urumva ko nibo barimo guhabwa amahirwe menshi cyane yo kuba batwara igikombe cya shampiyona. Ubuyobozi bwa ekipe ya Kiyovu Sport bubari inyuma, abafana babari inyuma ndetse n'abandi bose kabisa bafite aho bahure na ekipe ya Kiyovu Sport, bakaba rero babasabye kugira ngo bakomeze bababe inyuma kugira ngo babashigikire batware iki gikombe cya shampiyona. Ekipe ya Kiyovu Sport imaze igihe kitari gito idatwara cyangwa se itazi uko gisa muri rusange. Hanyuma twihute mu ekipe ya Sport haraza gukurikiraho iki muri ekipe ya Sport nyuma y'umwanzuro ngira ngo nawe bamenyeshe ku munsi w'ejo ko bari buze guhita bategura inama rukokoma. Ni inama rero iri buze guhuza umutoza Ninyo Francis n'ubuyobozi bwa ekipe ya Rayon Sport ndetse n'ababandi bose basanzwe bayikunda ndetse banaguza itike y'umwaka y'ibihumbi cyangwa se ya miliyoni muri rusange. Aba bose bari buze guhura cyangwa se ari buze gutegurirwa inama iri buze kuba. Iyi nama rero akaba ari inama igomba kwiga ku musaruro ndetse no gusaba umutoza Ninyo Francis ko agomba gutwara igikombe cya shampiyona, sinoti cyangwa se atagitwara ibintu bikaba ibindi. Hanyuma ibindi biri buze kwigaho ni bijyanye na transferi, uburyo ekipe ya Sport igomba gukora transferi zayo ndetse no kureba abakinnyi bakomeje kugenda bitwara nabi barimo kugenda bigumura. Mu by'ukuri kuza kureba icyo bari buze gukora ari nako kandi bari buze kureba umukinnyi bagomba kureba uburyo ki bagomba guhemba umukinnyi w'ukwezi kwa gatatu. Hakaba hari buze kuba hanomwa cyangwa se harebwa abakinnyi batatu bagomba kuzavamo umukinnyi umwe nava ngo n'umukinnyi w'ukwezi muri rusange ukwezi kwa gatatu. So ngira ngo mwibuke neza ko ukwezi tuvuye mu kwezi kwa kabiri bakaba rero mu by'ukuri baramaze gutora uwitwa Joachim Ogera akaba wabaye umukinnyi w'ukwezi kwa kabiri. Ubu rero akaba ari buze gushaka umukinnyi w'ukwezi kwa gatatu. So tuze gusubira mu yandi masaha tureba andi bakora ari buze kuba agezweho. Nge ndi Eugene Hamugisha nk'ibisanzwe, iyi ni Lorenzo Info. Ciao ciao.